bari nabatera imyako noneho aramubwira umuhungu ati se uriya mwana w'abandi ko namuteye inda nimwanga bakamfunga urunguka iki ati namwitegereje neza ntagatwite ati umukobwa ni wa wundi hari umukobwa bari inshuti yanarihiriye uwo mugabo wanjye kuko yari mukuru cyane ko twabanye anduta ati umukobwa ni wa wundi ubwo umukobwa nyine yararangije kaminuza we niwe bashakaga rero ko babana kumva rero ngo njyewe njemo ntago byabashimishije ubwo amereza imfunguzo ati tugende ati muzehe namukaniye ntago bishoboka ibintu arimo kumbwira turagiye turakomeje turabanye mu bwo buzima nta udusura ntibatugeraho ndabyaye ntibigeze banyigeraho na wa undi twari inshuti ni muheruko ubwo ntiyigeze ahubwo yakundaga kunyandikira message ese ubona urwo rugo ari wowe nyirarwo wazatashye ko hari abandi ba nyirarwo yaje gufatwa n'uburwayi hano gutya asa nk'aho paralize kugenda bikanga igice cyo hasi umugabo wawe yego iwabo birababaza cyane bati uyu mugore se twakubwiye mbere hose ngo umucyure waranze nta kazi kawe ngo ninjye ngo bitera byose ngo ninjye ngo wabiteye ngo ikintu cyose cyatubagaho kitari cyiza baravuga ninjye wabiteye ngo nakeza ngo kava ngo icyo kuko iwabo bwo barifite ariko n'ubundi kuba mwifite nta mutima w'urukundo nta kintu biba bimaze kuko nta mutima w'urukundo nahaboneye kugeza na n'ubu ngubu ubwo turabanye mbyaye umwana wa 4 ubu umwana wa 4 mutoya afite imyaka 4 n'igice ari hafi 5 nibwo bamutwaye ngo bagiye kumuvuza ahantu bita ngo niba ari Nyagatare gusa hari amakuru numvishije ko ashobora kuba yarabanye na wa mudamu ko wa mudamu nawe aho yageze ntago yabyaye wundi yarihiye yego ntago yabyaye yashwanye rero naho yashatse nawe ngo kubera kutahabyara kandi noneho aho ngaho aho nari mvuze i Nyagatare niho ngo umudamu niho yari yubatse n'undi naho ngo niho bagiye kumuvuriza niho yagiye kwivuriza ngo bagiye kumushingira kuko nigeze numva isa ari kuri telefone arimo aravuga ngo ari kubundi ngo abana bivuze iki ngo niba ari abana ntubafite ndetse ubundi ikintu cyatumye arikana na wa mukobwa yarihiraga kaminuza niki akajya kuri wowe umukobwa yari yaramwanze umukobwa niwe wamwanze kandi yaramuriga umukobwa niwe wamwanze arigendera iwe ntiyabibwira iwabo bakomeza kugira ngo baracyari kumwe batungurwa rero no kubona ari njyewe turi kumwe yamaze gusoza kwiga akajya ngo amuhamagara ntamwitabe agenda ubwo ngubwo kuko ngo bajyaga amakuru bajyaga bavuga bashiki be bavuga ngo yaramutegereje ngo ko aza bakomezanye gahunda aramubura telefone ayikuraho birangira nyuma yumvisha ngo yarashatse urumva njyewe kugira ngo tubane inkuru yanjye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze kuri twese tubana ku nkuru yanjye ni umugisha ukomeye cyane ko wahisemo kubana natwe ku nkuru yanjye Imana iguha umugisha nitwa Rwemimbabazi ndifuza ko rero ubana natwe mu kiganiro cy'uyu muvandimwe tugiye kuganira nawe afite inkuru y'ubuzima afite inkuru y'urukundo rwapfuye mbyite gutyo n'ibindi navuga ngo bitagenze neza mu buzima bwe ariko nanone aho tugomba gukuramo n'amasomo nitujye twumva inkuru nk'izi ngizi zijye zitubera impamba z'ejo hazaza tubwe tutari twe bibayeho twakwitwara gute yitwa Leya niyo tugiye kuganira nawe afite inkuru y'ubuzima tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane uri amahoro yego ndamahoro uramahoro cyane ndamahoro uranasa neza nanjye nishimiye kubana namwe kandi murakoze kumpa ikaze yego rero ufite inkuru y'ubuzima y'ibyo wifuje ko tuganiraho yego rwose umwanya ni uwawe yego murakoze tuganire maze utubwire uko byagenze murakoze urebye inkuru yanjye isa nk'ikubiyemo nk'ibice 3 niko navuga cyangwa se 2 yego natangira nko ku myaka 10 ntangira mu mwaka wa mbere primaire natangiye mu mwaka wa mbere nsa nk'ukuzeho gatoya
ubwo nisanze mba kwa mama wacu njyewe na mukuru wanjye. Ariko mama wacu yari afite umugabo utaradukundaga, nta nubwo yifuzaga ko twaba mu urwo rugo. Akajya ahora dutoteza, abwira mama wacu ataba abana simba ashaka ahangaha cyangwa se kugira ngo dubane nuko wagurisha isambu yabo. Urumva bari iwabo wa mama bari baratanze iminani. Ono umunani wa mama bawuha uwo mama wacu watureraga kugira ngo ajye awuducungira. Ariko umugabo akajya avuga ati aba bana kugira ngo bagume ahangaha babone ibibarera nuko wagurisha iriya sambu yabo. Mama wacu nawe akamubwira ati sendagurisha isambu y'abana, baracyari batoya, bazakenera kwiga, bazakenera n'ibindi mu buzima, ntago twagurisha iriya sambu. Dukomeza kuba ngo mu ubwo buzima dutotezwa njye na mukuru wanjye. Ubwo byagezeho ngeze mu mwaka wa gatatu, mukuru wanjye arambwira ati ubu buzima urabona tuzabuvamo, kuko twajyaga guca inshuro batwerezaga kujya gusoroma imboga tujye kuzicuruza, uwabaga atabonye amafaranga akenewe ntago yaryaga. Ni ukuvuga ngo muri urwo rugo hari abana 4 natwe 2 b'abakobwa natwe 2 b'abakobwa. None uwo mugabo yakundaga kudutoteza cyane, akabwira umudamu wa tese nyina akadutuka nk'ibitsina akabivuga nko mu mazina. Ngako ngo bine byose nabyaye ngo nibi bibirurera ngo ni icyawe ngo nanjye nzabitonga nkabivamo ngo naho ndetse ndashoboye. Ariko ubwo nyine tukabyumva n'igihe bararaga batongana bapfa twebwe, ariko tukabyumva tukabura icyo twabikoraho. Nuko gihe cyarageze dukomeza kuba mu ubwo buzima. Hari igihe twigeze tugira gutya tujya gusoroma imboga, ngenda zibura mukuru wanjye arazibona. Baravuga bati uyu munsi ntago muri burye. Nuko ngo habaga hariho kutarya babyitaga gufungirwa, mwafungiwe. Nuko ngo bavuga ngo wafungiwe tayari wabaguzi ko uri buburare. Ariko ukuntu twabigenzaga, inzu babagamo yari noya, twebwe abana twariraga hanze, bashyiraga ku iparato tukajya kurira hanze, ba mama bakarira mu nzu, bagashyira ku iparato tukarira hanze. Njye na ubwo wabaga yafungiwe ntago yegeraga iyo parato, no kujya ku ruhande. Ubwo njye nabo wenda ndi mu mubare w'abari burye, nkicarana nabo ngaho ku ruziga tukarya. Ariko kubera ko twagiraga imyenda, hari imyenda yahabaga, kuko mama mbere ya jenoside ho gatoya yabanje kunyura aho ngaho, ko mbere ya jenoside yacuruzaga nabyita nko kwambukiranya imipaka, yajyaga kurangura i Bukavu akaza agacuruza. Ubwo rero hari imyenda myinshi yari ihari, barayiduhaga. Umupapa yakundaga kutubwira ngo mujye mwambara imyenda ya mama wanyu ngo mutazamwibagirwa, mujye murushaho kumwibuka. Ubwo rero nari mfite ikigutiya kinini cyari cya mama, nicyo nambaraga n'agashati ke, byari binini pe ku buryo bitankweraga neza, nakenyezaga umushumi. Mukuru wanjye nawe yari afite igikanzu kinini cy'igitenge, nicyo yambaraga. Ubwo iyo twabaga turimo kurya, umva ntihabaga harimo no kubona. Hari ukuntu ufata nk'ibiryo wambaye nk'ikijipo kinini nk'uko nguko, warya twarishaga intoki ukarya gutya ubimanuriramo hano gutya mu mwenda. Urumva mukuru wanjye yabaga ari nko ku ruhande bamufungiye, nkarya bikamanukiramo, nkongera nkarya bikamanukiramo. Ubundi twamara kurya abana bakandurira bakajya mu nzu bagasanga ba mama wabo. Ngero nahitaga mbumba gutya nkamushyira akarya, nanjye baba bamfungiye nawe akabigenza gutyo. Tuba mu ubwo buzima, ariko nyine tudakonzwe pe. Nabandi kwitegura ngo njye ku ishuri, umupaka nta nubwo wahaguruka ngo uce hariya umubwire. Nabandi kwitegura ngo njye ku ishuri, umupapa akambwira ati umunsi ntaho ujya, cyangwa se yasanga ndimo nko gukaraba ngo gendera aho ngaho ngo uratsira imyate. Se twagiraga imyate, aturatsira imyate se ngo kugira atangwa no haturuka ubwibone, genderaho. Nkagenderaho, rimwe nkagendaga nakarabye ku ishuri, abana bakanena twiganaga, nkagenda nakerewe. Ukuvuga ngo inshuro nyinshi ku ishuri iyo ntabaga nakerewe, mbe ndimo bamaye igihano cyo kuvomerera imboga, nabaga ndimo ndasinzira mu ishuri. Ku buryo abana batumagaho bati muze mutubwire ikibazo umwana ufite, ntago bajyaga baza. Tuba mu ubwo buzima. Igihe cyarageze ngeze nko mu wa 5, ariko nsubiye inyuma gatoya, uwo mupapa yacuruzaga inzoga y'urwagwa. None yakundaga kuzinduka mu gitondo kare kare ajya kurangura. Abacuruzi b'urwagwa bura barazinduka saa 9 saa 10 baba bagiye, akatubyutsa ngo tugende tujye kumutwaza. Mu by'ukuri kwabaga ari nko kuturushya.
ntabwo umuntu yakubyutsa saa izo ngizo ari akabido karindwi ugiye kumutwaza cya ka 15 nawe ubwe yakitwaza ku njerekani yari atwaye. Ubwo tukagenda tukamutwaza tukaza, wahagera ukabona wakerewe, nduri bwige igitondo akakubwira ati byihore n'undi wakerewe ntaho kigiye. Komeza kuba gutyo rimwe. Hari ubwo yigeze abyuka yijyanye icyo gihe asanga hari umwana twari duturanye yakoraga akazi ko mu rugo ahantu twari duturanye, we yarazindukaga agiye kureba inzoga, aje amusanga arimo arakubura. Arangije araza arakomanga cyane, turabyuka amfata akaboko aranjyana arambwira ngo kira ni igiki ureba hariya. Urumva yavuga ngo kira ni igiki, ntabwo nari nzi ko ari umuntu ari kunyereka. Hamwe ntacyo mbona, akaba nkubise urushyi. Kiriya ni igiki ubona hariya? Ni ntacyo ndimo kubona. Ati nta kintu uracyo namye harakiri gukubura. Ndabona ari Berita, umukobwa yitwaga Berita. Ndabona ari Berita. Ngo ni mungana, ngo urakurusha iki se umwana nkawe? Icyo gihe yarankubise arankubita, ati ubundi mwe mwaje gutera umwaka ahangaha sinzi icyo mumara ahangaha. Birakomeje, dukomeza kuba mu buzima bwo gutotezwa. Ku gihe cy'iminsi mikuru urabona hari ukuntu abana bagurirwa imyenda, twebwe ibyo ntabwo byaturebaga, twari tuzi naho biva niyo bijya. Abana bo mu rugo barabaguriraga bakabatoza mbese kutwanga. Burya rya yasangaga turimo turakina cyangwa twishimye akabahamagara ngo nta soni mufite, ngo kiri urakina. Ubundi njye yanyitaga ngo kiriya kuko nari munini, mukuru wanjye we yari muremure ariko atabyibushye. Njye rero yaranyangaga cyane, ugasanga ari kumbwira ati dore urwo rukano rwacyo. Mbese amagambo yitoteza atari meza ku buryo nakuze njyewe niyanga, numva ko kuba munini kwanjye ari ikibazo. Kutena neza sawa. Banza byaramuteraga nk'umujinya ahari. Ndavuga ko mu bigaragara babakobwa bateye neza. Ntago nabimenya wenda nicyo yanyangiraga, kuko yarambwiraga natambuka ngo dore icyo gikanu cyacyo, ngo ariko ndarera. Urumva ntatambuka cyangwa se ukumva ngo kiriya, si yavugaga ngo uriye kiriya, kuko niyo yashaka nko kumamagara ngo bwira icyo kiri aho ngaho kiveyo hano, nkagenda. Mbese nari kiriya, abana akabatoza kutwanga. Gusa abana ntago babizagamo, gusa nyuma nyine nibwo byaje bamaze gukora, ariko mu bwana bakiri batoya ntago ibyo byabazagamo. Igihe cyarageze tuguma mu ubwo buzima. Rimwe ansanga ndi kumwe na mukuru wanjye, ariko hagati aho ngaho nk'uko gucuruza urwagwa, hari ukuntu abanywi batindaga gutaha. We akatubwira ngo mugende, ngo mujye kubasiga, ngo murindire ngo ari amavide, ngo muyandure nibatawe, akajya kwiryamira, bose bakajya kuryama. Twe tugasigara hanze dutegereje ko babandi basoza tukanura amavide. Ariko aho nakuriye naje gusanga rutari urukundo, ahari wenda yagiraga ahari wenda ngatwohere mwabo bagabo. Kuko urumva se nakibaza ukuntu wajya kuryama uri nyirakabari, ubwiye umwana ngo nagume hanze ngo ategereze abari kunywa basoze wanura amavide. Kuko icyo gihe hari igihe bwari bwije cyane, hari nka 4:30 hafi 5. Umugabo umwe aravuga ngo akirashango jyana amavide mu nzu. Ngiye kuyafata ansingiriye ngaruka ndi gukomera, dukubitana mu muryango arimo arasohoka ngo mbaye iki. Naho yakabajije abo ngabo ahubwo arankubita. Ndimo ndagongera mw'iryo joro ngo nagiye nuza. Nuko turakomeje birabaye aho ngaho. Igihe kimwe ndi na mukuru wanjye turimo turareba amafoto, twari dufite album, hari album ya mama yabaga aho ngaho kwa mukuru we. Turimo turareba amafoto tureba kera byari byiza, tubona uko twari twitaweho iki na mama. Araza nyine aratubwira ngo ariko ibingibi ubundi yashaka ko tubona twicaye iteka ryose. Yo wamubonaga niba nta nakazi kabaga gahari, nta mirimo bagiraga ntaki, ariko hari umurimo yakodeshaga iteka ryose akajya kutubwira ngo tujye kuvomerera ibijumba. Ugasanga buri munsi twagiye kuvomerera ibijumba, twagiye kubibagara. Abahise batubwira ngo inkora busa ngo zibagara ibijumba. Nuko batwitaga, twahoragamo umurimo, twawuhoragamo buri gihe. Niko batubwiraga. Ariko nawe ko hari kugira ngo adufondera akazi kutatubona twicaye. Rimwe rero yasanze twicaye na mukuru wanjye atariko ibi yavuze ibitumba, atariko ibi bitumba aho nabiburije kurirwa byicara, mama mwabuze icyo mukora. Atwaka ya album ahita hejuru y'ibati. Ubwo muri uko kwita hejuru y'ibati byarambabaje, ntago byigeze binshimisha. Uko imvura yagwaga numvaga nyine arimo muri kunyagirirwa hejuru y'ibati, mbese nkumva sibiri kunshimisha. Igihe cyarageze
hari umugabo waje kubahomera ibati ryavaga turamubwira duti utumanurire iriya alubumu, arayimanura arayizana turareba, ariko nyine ukajya ubona amafoto yarangiritse yaragiye ahuma, ubona nyine bitagaragara neza, ariko tuba duti ni ababyeyi bacu turadukomeza tubarebe gutya ariko twihisha. Alubumu turayibana muri ubwo buryo tuyihisha, tureba twihisha, twihisha, mbese hari ukuntu iyo wumvaga ubabaye wahita uvuga tereka nirebera amafoto, ukumva ugaruye akamorare. Igihe cyarageze haciyemo igihe tuba mu buzima bwo gukenera kureba amafoto twihisha, rimwe adusanga turimo turayareba, aradushukuza noneho ayata muri toilette. Ubwo ayataye muri toilette ndavuga nta kundi, nyine icyo gihe nararaga ndira nkirirwa ndira. Noneho iyo twabaga turyamye ngewe ntago kubera kubabara guhora mbabaye ntago nari nzi kurira ngo ntoborejwe, nariraga nk'umuntu urimo kwigira ukuntu, ku buryo yanavugaga iyo nabaga ndimo kurira yavugaga ngo ariko icyo ni cyande kiri kunyigira mw'iri joro, ntago nari nzi kurira ngo ntobore. Nahoraga ameze nk'umuntu wa mugani nk'uri kunyegera koko. Ubwo igihe cyarageze mukuru wanjye urumva yari yaravuye mu ishuri, yarabaye umucakara w'urugo, nyine twarabimenyereye. Hari n'ukuntu twayaga tujya nko ku rusengero, bariko urusengero twari duturanye bari kurwubaka, tukajya kuruvomerera bakaduhemba, baduhemba tukayazana. Hari igihe twigeze tunazana amafaranga, baratubwira ngo bazatugurira imyenda, arayatwaka, ntibigeze bayitugura kuri Noheli. Ubwo urumva niko batubwiraga. Ubwo igihe cyarageze ngewe ndatoroka ndigendera. hari ahantu njya gusengera nkahora n'umukobwa yo nkamufasha umwana yari yarabyaye. Noneho igihe kiragera ndatoroka nigira iwabo. Ngezeyo ariko naho ntago byagenze neza nkuko numvaga bizamera, kuko urwo rugo rwari urugo rwifite, nta n'abana bato barubagamo. Numvaga yuko nyine nje nko kuba hari muri paradizo niko navuga. Ubwo mageze uwo mukobwa barafite abakobwa babiri baba mu rugo, abandi barashatse. Ubwo mageze ntago nk'ukwezi kumwe cy'amezi abiri nibwo wabonaga nyine nkonzwe, ariko nyuma yaho bakajya babwira umukobwa ati umwana uzamusubiza aho wamukuye, ariko nawe we wanzanye niwe watumye mbese nza mu urwo rugo rwabo, niwe wanyanze mbere. Ubwo icyumba yararagamo ku gitanda hasi nyine imbere y'igitanda habaga ikirago, ngo nicyo nararagaho. Mu gitondo nkakizinga nkagishyira munsi y'igitanda, noneho nimugoroba najya kuryama nkongera nkakizingura nkaryama, nawe akaryama hejuru ku gitanda n'umwana we. Undi mukobwa babanaga nawe yararaga mu kindi cyumba. Nuko ubwo turakomeje turabanye aho ngaho batanyishimiye, ariko ubwo babanje kunyishimira igihe gito, ariko nabaye ni wa wundi watwaraga ifumbire, bari bafite inka. Ninjye watwaraga ifumbire, ninjye wajyanaga amata. Hari ubwo umukamyi yazaga akerewe, igihe cyose yaziye sinanemerewe kujya ku ishuri ntajyanye amata. Ubwo urumva handi kwa mama wacu nahavuye, nageze muri urwo rugo rundi. Uwo mukobwa rero nawe ntago yanyishimiye, yakomeje kujya nyanga, mbese mba nk'umucakara muri urwo rugo birenze. Igihe cyo kwiyogoshesha hari ukuntu birukaniraga abanyeshuri imisatsi, bona baranenaga, bashakaga umuntu wo kuza kunyogosha. Yanyogosha asize umusatsi. Hari ukuntu nigeze ngera ku ishuri baranseka ngo ni imihanda, ngo dore ngo uyu nguyu urajya aha, ngo uyu urajya aha, ngo uyu urajya aha. Mbese nanjye mbona yuko byabaye bibi. Ariko handi kwa tante wanjye ho naho twiyogosheshaga imakazi, ariko mukuru wanjye we afite ukuntu yari azi kogosha, akanyogosha neza akanoza, tukagura n'urwembe akanshonga. Mbese nkabona ntago bisebetse cyane, nabonaga ari nk'iby'abandi bana. Ariko aho ngaho magezeho babwiraga umushomba aho niwe wanyogoshaga, rimwe akanyogosha n'amase ambwira nabi, mbese nkabona ni ibintu bakora batabishaka. Bavuze ko hari n'igihe namaraga n'iminsi narajya ku ishuri. Byaguhungabanyaga gute? Nahitaga mvuga ngo iyaba narindi kumwe na mama ntago ibintu byakabaye biri kumbaho. Iteka ryose icyambagaho cyose nahitaga ngo iyaba narindi kumwe na mama. Wenda washobora kuba wenda wabana n'umubyeyi nk'ibibazo by'ubukene bikaba byakubaho, ariko ukihangana. Ariko hatageretseho ayo magambo yo kuvuga ngo wundi umara icyangaha, urarya jya ukora, ni wowe urya byinshi. Ubwo igihe cyarageze, hari ubwo nabaga nicaye, nukuvuga ngo ntago nemerewe kuryama uwo mukobwa ataraza kuryama. Bajyaga muri salo twamaze kurya, barimo baratarama cyane kureba amakuru. Ngewe nicaraga muri koridoro, hari ubwo nabaga ndi kuhasinzirira. Hari igihe rimwe basohotse barimo gutera story byarenze,
mbona biri gutinda njya kwiryamira araza aranuka arankubita nera imigeri nari ndyamye aturyama nkande njye ntaraza kuryama yaje nkandagira n'ubundi yurira ajya ku buriri ubwo ndakomeje ndavuga ni sinzongera kujya kuryama nzajya nicarira muri salo icyo gihe rero imvura yari yaguye hari igihe nakunda kuba nibereye hanze ndi kumwe n'abashumba ariko none icyo gihe imvura yari yaguye abashumba bajya kuryama njye nanjye njya kwicara muri koridoro mu nzu nini ubwo bahansanze umukobwa yarasohotse agiye hanze kuri toilette arahansanga arankubita inke ati kiba cyumviriza iki cyane ubundi nta muco naki ndamwana ntago nende kumviriza nicaye muri koridoro inyuma y'urugi nuko naho narakomeje ndahaba ngeze mu wa 5 primaire ubwo nageze mu wa 6 niba baravuze bati uyu mwana azatsinda cyangwa se wenda azatugora nagera segonderi bakajya banca intege haku ubundi ubujya kwiga ntubona ko ukuze uri shangazi ubwo nuri shangazi w'abandi bana kuko nari mukuru pe bakajya mbese banca intege zo kujya kwiga ariko ntabwo nigeze ncika intege narakomeje nkajya ngenda nkongera ngataha akaba ari ubwo bambwira ngo uyu munsi nutahe saa sita nyine unutahe ntabwo turaba duhari noneho rimwe bari igihe hari habaye inama y'ababyeyi badutuma ababyeyi noneho ndababwira ngo bashaka ababyeyi ngo nta muntu uzaba hari ngo ntabwo tuzaba duhari ngo ahubwo nawe ntuzaze kurya ntabwo tuzaba duhari icyo gihe rero baranyirukana bati abantu batazanye ababyeyi mutahe naratashye mageze nsanga ari ikirori hari umukobwa wabo wari waje kwerekana umufiyanse ndavuga si koko aba bantu ibiryo ntari kurya koko nibyo byatumye bambwira ngo no kuza ese yo bananzira mu nama ariko byibuze ntibambwira ngo sinze kurya nasanze mbese ibintu bishyushye urugo rwuzuye abantu ikirori cyabaye ubwo nyine ndakomeza mba mu bwo buzima mbona yuko nakeneye mu buzima bwabo igihe cyarageze naho ndavuga ntinga nze mave nisubira kwa tante nsubira kwa tante wa mugabo we nawe aratangira ati uraje rero uvuye mu bakire none harakunaniye ibyo wabuze mu bakire ahangaho uzabihabona ubwo nawe nyine akomeza kubunoteza aranoteza mbese mva ninjye yangaga kurusha abandi ubwo haciyemo igihe mba ndakoze ikizamini cya leta ndatsinda ariko uwo tante yajyaga ajya gusenga bakamubwira bati hari umwana uzatsinda ujye ubika amafaranga igiceri cy'ijana buri munsi uko ushobojwe umwana atazabura uko ajya ku ishuri ubwo tante nyuma nibwo natsinze areba muri ka gasanduku asanga hagezemo 7,000 arambwira ati ngwino rero twicare dutekereze ariko muri ya sambu yacu hari harimo ibitoki yagendaga agurisha nabwo akagenda yajyana mu gatsinda ubwo amafaranga yarayegeranyije nari mfite hari umushinga wari waraje ku rusengero witwaga World Relief ariko nyuma narakoze nyine nsanga ni World Relief ariko twe twasomaga World Relief nyine nuko twabyitaga uwo mushinga waramfashe bakajya bariha makeya nabo abandi bakayatanga icyo gihe nagiye ku murenge kuzana agapapuro icyo gihe baduhaga udupapuro wabaga yatsinze mora n'umuntu arambwira ati felicitation ukuntu wize ubaho nabi none Imana ishimwe ama 5,000 mbigejeje nge ntaragera mu rugo natambutse ku kabari wa mugabo arampamagara arayambona na nyina ati yazane nzagusubiza n'ujya ku ishuri ndayamuha nageze mu rugo mbibwira tante arambwira ati ntagombaga kuyamuha kuko ari yahiye byarangiye ubwo amafaranga nsanwa yahombye kuko ntago yansubije ngiye ku ishuri ubwo igihe cyo kujya kwiga cyarageze tante aranja narijyanye icyo gihe urebye nijyanye ku ishuri nari mukuru nasaga nkaho ndi mukuru kuko nawe yarambwiraga ati ugiye kwiga se ugiye kwiga iruhande wahamye hamwe iruhande rero naje gusanga oya umugabo we ntiyashaka ko njya kwiga ugiye kwiga se ugiye kwiga iruhande ntabwo nenze iruhande ahariho igihe cyarageze ndagenda njya ku ishuri ngeze ku ishuri ubwo ndi gusa nk'ucagagura kugira ngo nihute igihe cyarageze ngeze ku ishuri nahasanze urumva navuga ko icyo ari icyiciro cya 2 ngezemo cy'ubuzima ku ishuri narahageze masanga n'umwana w'umukobwa tuba inshuti twahahuriye turakundana nkajya mubwira ubuzima bwanjye mbayemo ankundira icyo ngicyo nyine turabanye arambwira ati hano inyuma y'ikigo hari umusaza wanjye uhacururiza uzajya uza dutoroke
uzajya uzadutoroke igihe twabonye umwanya tujye kumufasha tunirire bimwe by'abanyeshuri. Tukajya dutoroka tukagenda tugateka tukarya tukanamukorera n'amasuku ubundi tugataha. Yacuruzaga agakantine n'akabotike. Igihe cyarageze rero uwo musaza we bivamo ubucuti, nyuma aza kuntera inda. Amaze kuntera inda arambwira ati rero ntago hano hafi aha ngaha, ariko ubwo nihuse ngeze mu wa gatatu. Ariko hagati aho ngaho ariko ndi mu wa kabiri. Mu wa kabiri hari ukuntu abana batageraga aho bataha bagumaga ku kigo. Nanjye rero navuze ngiye kujya nigumira ku kigo, sinshaka kujya nako naratahaga. Wa mupapa akambwira ngo wigize inkumi, hari ukuntu twiyogosheshaga, umwana wabaga ageze segondere hari ukuntu twiyogosheshaga nyine bitandukanye na primaire. Abwa n'ubundi akamaranguza ngo nigize inkumi, nkabona n'ubundi nta kintu byatanze. Ndabona nzajya nigumira ku ishuri, ndabona ari bwo babayeho neza. Kuko ku ishuri twagumagayo bakatugaburira, haba hari n'imirimo bakayiduha bakazaduhemba amafaranga ahwanye n'ibyo twakoze. Ese ukumva nta kintu bitwaye. Kuko numvaga ngiye kuno muri vacances gutaha, nibwo ahubwo navuga ngo ngiye ku ishuri. Ahubwo nabanje ku ishuri nkumva ko nje mu rugo, ko numvaga kuko ku ishuri ariho mu rugo nk'iwacu. Ubwo ngeze mu wa kabiri nibwo mukuru wanjye yaranyandikiye, anyandikira agapapuro arambwira ati gira wige uzabanguke uzumvane mu buzima, nanjye hahandi narahavuye. Ashyiramo amafaranga 200. Ubwo ibaruwa yangezeho ndayisoma ndavana mukuru wanjye yaragiye, ariko sinumvishije yuko yagiye kure kuko twakundaga kugenda. Rimwe nagiye ubundi twagarutse, ariko tukajya hafi aho ngo mu baturanyi. Kuko uwo musaza bakundaga arya dukubitaga abantu bakamwanga ngo ariko yitwaga muri iteranwa. Ati kandi bazagufunga aba bana uhora utoteza, ariko ntago yabyitagaho. Ubwo icyo gihe mukuru wanjye ngeze mu wa kabiri yaranyandikiye aricyo arambwira ati nahandi kwa tante narahavuye ubu naragiye. Mbaho ngaho nyine nzi ko mukuru wanjye yagiye nguma nyine ariko numvaga yuko nzamubona, gusa ikimbabazana n'ubu sindamubona. Mukuru wawe? Yego naramubuze na n'ubu ngubu. Kuva icyo gihe se? Kuva icyo gihe na n'ubu ngubu bashize nk'imyaka 18 irimo. Yego naramubuze. Ubwo yaranyandikiye aricyo nanjye, ariko sinumvaga yuko nzamubura. Nagumye ku ishuri mu wa kabiri, ndavuga ni ntago nakirirwa naha. Ubwo ngeze mu wa gatatu nibwo ndihuse ndatarutse. Ngeze mu wa gatatu nibwo uwo musore twamenyanye, musaza wa mukobwa w'inshuti yanjye aneye inda arambwira ati rero ntago naguma hano hafi y'ikigo, ndagiye gushakisha indi nzu ahandi, wowe n'umutaha uzansanga. Ubwo twaratashye, ahubwo ngenda ataha ndi kwa tante, ntago namusanze nkuko byari bikwiye. Ndayize igihembwe cya mbere, icya kabiri, indayine mu cya kabiri. Mu cya gatatu nsubiye ku ishuri nagiye ndakora, maze gukora ikizamini cya leta. Noneho arambwira ati uzagaruka iwanjye noneho tuzatubana. Ese ntago twabana ni wabishobora? Ndamwana se ku myaka yanjye mfite ubu nabana n'umugabo nafite imyaka 10, ubwo nageze 18. Nabana n'umugabo ntago nabishobora. Arambwira ati n'ababikora nta stage baba bakoze, uzaze nta kizatonanira tuzabana kandi tuzabishobora. Ubwo ndatashye ndabanje, ariko njya handi kwa tante ndamubwiye mbaye aho ngo muri vacances yose ntago abize. Ariko igihe cyarageze ndamubwira nti uzi ko ari umuntu uri kumbwira ngo tubane. We aransubiza cyananyeretse ko ashaka kuba barandambiye. Arambwira ngo niba umukunzi uzagende, icyo gusa nakumbaza ngo ninde, nakumbaza ngo nuwa hehe. Nuko cyangwa tante yabonaga ibyo ukorerwa akavuga uti wenda byaramubabazaga cyane. Byaramubabazaga kuko noneho yari n'umuntu ukunda kurwaragurika, nta mbaraga yari afite zo kudutabarira. We ntago yabyishimiraga, mbese yarababaraga akabura icyo abikoraho, kubwe yumvaga twagira ahantu tujya. Tante ntabwo kamwe yari yabarambiye. Oya. Yego. None se ko yambwiye aho ngako kantu aho nakuriye narabitekereje, ndabona ko yahise ambwira ngo niba umukunzi uzagenda, ntazo ari kumbwira ngo niba mukunze. Reka muvugire gatoya, sibyo? Kuko ushaka kwitekereza mu buryo bwiza, muri positive, kavuga ngo tante buri yaravuga ngo nibwo buhungiro wenda yababonye. Uwo yajyaho wese ntabwo amera nk'umugabo wanjye.
twakomeje igibereba muri ubwo buryo wenda hari reka ariko mbivuga ariko mbere ho gatoya wa musange neza ko biri bunabashimishe kuko umusaza yigeze avuga ngo ariko iki cyazagiye ngaho abandi bajya nibahaze n'ikihaze noneho njyewe no mu bwana mbura uko mbivuga nkaho nakavuze ati n'ubundi ndi hafi ako nyine ndacikwa ndabana n'ubundi suzi byaragenze gute kurumva nyine nari mbuze uko namubwira ni n'ubundi biri hafi ariko ntago nabavuze mu buryo bwa nyabwo navuze n'ubundi suzi byaragenze gute ati tuba wese wajya he nyine ya magambo mabi ku buryo ayo magambo ukuntu bamfataga bituma numva nta cyizere nigirira gutinya no mu ishuri ugatinya kuba wasubiza uvuga uti nise nimvuga barabyakira gute kandi nyuma ugasanga undi arabivuze ibyo wapangaga kuvuga usanze byari byo urumva ibyo bintu byatumye ngira ikintu cyo kwitinya muri njyewe kubera guhora notezwa wavuga ngo ubu kintu cyo kiravuze se ngo ibyo uvuze ni ibiki ubwo ndagiye uwo mugabo turabanye oya ariko tutarabana ho gato yambwira ati uzaze tante mubwira icyo gihe ndashaka uzagenda arambwira ati uzagende ntawe nambajije ngo ni ryari bibayeho hari muri vakanse n'ubundi tuzagenda kwiga mu wa kane urumva nari buzajye mu wa kane wowe wa mushinga wandihiriraga bavuga ko bazatanga igice natwe tugatanga ndi ikigo nari nabonye bishyura 60,000 baravuga ati tuzatukwishyura 45 namwe 15 mubishyireho ubwo tante yamereje 5,000 yarambwiraga ati tuzadutanga 5 buri kwezi igihembwe kizarangira bya 15 dusabwa twarabitanze amereje 5,000 njye ku ishuri nanjye ubwo ndi kwitegura nk'umuntu ugiye ku ishuri ariko mu by'ukuri sinari ngiye ku ishuri nsa nk'aho mbese nari ngiye gushaka ariko mbonye we nta biganiro tugiranye ngo mbaze hari umwana twari duturanye wabaga kwa pasiteri umama waho yari umupasiteri ariko ari umudamu uwo mwana baramureraga yari inshuti yanjye ndagenda ndabimubwira ndamwana rero ngiye kwigendera arambwira ati wigenda utabibwiye mama avuga mama w'umupasiteri ndagenda ndabimubwira arambwira ati ese ni hehe arambaza bimwe nifuzaga nyine kubazwa arambaza ni hehe bimeze bite umuntu ni muntu ki ndamusobanurira arambwira ati pfukama ngo usengere aransengera amereza 5,000 ati ngaho genda uzagira urugo rwiza nuko ndagenda nafashe agakapu urumva njyewe handi mu rugo nahavuye nk'umuntu ugiye ku ishuri mfashe igikapu na bya 5 bamaye n'ibyo 5 mama pasiteri amaye ni 10,000 n'agakapu k'amakaye ndagiye ariko nahise nigira ku mugabo mageze wa mushiki we twari inshuti ku ishuri yari yarabibwiye iwabo uko bimeze iwabo ntibabyishimira mageze urumva we umubano wese nk'ugabanuka noneho ndi mu urwo rugo aho navuga iwanjye nyine papa wabo yaraje asanga ndimo ndoza ibyombo nanatetse ariko hari n'imyenda nasohoye nzi ko ndahita nyemeza arangije arambwira ati se bite muko ni byiza uramara icyangane naje kubasura ngo arinjira mu nzu akuramo imfunguzo mu nzugi arangije yicara ku irembo ndakora ibyo nkora arangije niba arabonye ndimo ndatinda araza arambwira ati rero ibyo wari uri gukora birekera aho ngaho uze tugende ese unjyanye he muze urumva nari muzi igihe namaranye n'umukobwa we turi inshuti abantu babo nari mbazi ubwo ese unjyanye he ngo natugende kwereka aho tujya ubwo ndamwongera nase urufunguzo rero ngo nyinge ngo sinzi umuhungu wanjye se hariyo wishyura ntamwana nta kibazo turamanutse turagiye atase nta myenda wazanye ni ntayo nazanye ko yagokomana ngarika abakobwa baragwira ubuza gutya nta myenda ubwo turamanutse turagiye tugeze ahantu haraga akazu kabagamo telefone bya kera bitaga publifone ndangije ndatira ndamuhamagara umugabo ndamugana ese yemuze ko yaje akaba yanyatse imfunguzo agakinga bimeze biti arambwira atemereza uwo mudamu tuvugane wakoraga ngo kuri publifone ambwira ati uwo muntu musigarana aho ngaho ndaza kumufata ni naho nsigara aho ngaho ubwo muzehe aramusanga bajya kuri boutique babiyo 8:00 saa 9 saa 10 saa 10 saa 2 ziragera ngiye kubona mbona
umuhungu araje ati fata imfunguzo tugende. Nese bigenze bite? Ati muzehe twashwanye, ati twagiye mu nama. Kumbi ngo bari bagiye mu nama, ngo arababwira ati uriya mukobwa simushaka, uriya mukobwa iwabo n'abatindi, uriya n'umwana wo mu bakene nta kintu azakugezaho, bariya n'abatera imyaku. Rero nese bamubwiye ngo iki? Njye namubwiye vuga kutera umwako ngo ndi umwana wo mu bakene ngo nta kintu nzamugezaho. naho barakwanze. Oya umugabo ntabwo yisanya ngo umwanya. Ndavuga iwanyu barakwanze na so ukora kwanze. Nawe afatiye aho ngaho. Noneho aramubwira umuhungu ati se uriya mwana w'abandi ko namuteye inda, nimwanga bakamfunga urunguka iki? Ati namwitegereje neza ntago atwite. Ati umukobwa ni wa wundi. Hari umukobwa bari inshuti yanarihiriye uwo mugabo wanjye, kuko yari mukuru, yari mukuru cyane ko twabanye anduta. Ati umukobwa ni wa wundi. Ubwo umukobwa nyine yararangije kaminuza we, niwe bashakaga rero ko babana. Kumva rero ngo njyewe njemo ntago byabashimishije. Ubwo amereza imfunguzo ati tugende. Ati muzehe namukaniye ntago bishoboka ibintu arimo kumbwira. Turagiye turakomeje turabanye mu bwo buzima, nta udusura ntibatugeraho. Ndabyaye ntibigeze bangeraho, na wa undi twari inshuti ni muheruka ubwo ntiyigeze, ahubwo yakundaga kunyandikira message, ese ubona urwo rugo ari wowe nyirarwo wazatashye ko hari abandi ba nyirarwo. Mbese bagakunda kumbwira amagambo yo kuncinege kugira ngo nzarambirwe nzataye. Gusa umugabo ntago yabyitayeho, twarakomeje turibanira anacuruza. Ariko igihe cyarageze urumva mbyaye umwana afite umwaka n'igice, arambwira ati se buriya ntiwasubira kwiga tugaprofita wa mushinga wawe wakurihiriraga ukasoza kwiga? Ndabwira nta kibazo. Ndagiye ngiye kwiga. Ubwo nize hafi yo mu rugo n'umwana turi kumwe. Ariko umusaza bikamubabaza ati nibyo wamenyereye uzahora muri ibyo ngibyo. Umva amakuru bari bayafite ko wa wundi ari we wamurihiriye. Urumva ni babana, none nanjye mbanjemo. Ati nibyo ngibyo uzahoramo nta kindi. Ubwo muzehe igihe cyarageze nawe arambwira ati umva nkubwire wa mukobwa we, ugira iwanyu cyangwa ntugira iwanyu? Ndamwanda ndahafite, kuki batagusura? Ndamwaba bazaza baracyabipanga. Umve yuko igihe cyose nahabaye ntago bari bazi iwacu, n'iwacu nabo ntago bari bazi aho ngaho. Mbese nari yayize imiziki icyura. Ubwo njyaye umwana icyo gihe, ngiye ku ishuri, igihe cyarageze umwaka nkurangije, arambwira ati tujye dushaka ishuri muri interina. Njya muri interina, umwana ndamumusigira, ngiye mu wa 5. Umwana barabanye, igihe kimwe tubona biri kumugora kubana n'umwana, mujyana hahandi kwa tanti. Naho igihe kiragera mbona umwana ntari kubaho neza. Ndongera noneho, ariko ubwo nkabona iwabo n'ibiri kubashimisha. Bati uwo mwana wazamuduhaye. Umwana ndamubahereje, baramureze. Rimwe ndavuga ariko ntiwazajya gusura umwana. Numvaga nta mahoro mfite. Urumva ko muri interina utari kumwe n'umwana kandi ukiri mutoya. Ubwo naragiye mpageze nsanga akana kicaye ari konyine, badahari, bamusize ku rugo wenyine. Umwana w'imyaka 2 nsanga arimo arasinzira. Ibiryo bari bamusigiye aho ngaho, inkoko zari zirimo zirabishondamo, anagakombe k'amata kari aho ngaho nyine, ubona mbese yatokowe, ubona atari ibintu byiza nyine. Numva ndababaye, agahinda karanyica. Mfata umwana wanjye ndamuheka ndatanda, umwana wanjye ntazongera kuba aha ngaha. Icyo gihe birababaza, amaboko yarakiriho. Icyo gihe birababaza, umukecuru ati unyimye umwana uzangara utyo, magambo nyine nawe yayandi yo kunyangaza. Ubwo umwana naragenda musubirana. Igihe kigeze mujyana ku ishuri, noneho nkajya niga mba hanze. Noneho ariko ubwo ngeze mu wa 6 mba nsamye inda ya 2. Ariko narakoze, narasoje, nsoza nwite, ndataha. Turakomeza nyine tuba muri bwa buzima. Ariko noneho ku mwana wa 2 nibwo umugabo yaje guhinduka. Nkabona nyine nawe atangiye kujya mbwira nabi, atari kwa mugana aho umuntu yakoreye nta kintu ageraho. Twamugana ibintu muzehe bambwira ubanza ari byo. Ariko icyo gihe mu maboko ye yitaba Imana, nsubiye inyuma ho gatoya. Twagiyeyo, abandi bose babaha imikenyero, njye nta mukenyero bamaye. Basa nk'abameje, ndabibona ko bameje, ariko ndatuza. Umugabo Umugabo urumva amaboko yapfuye,
umugabo atangiye kujya kwinjira nyine muri za nzangano kumva nyine yuko nta kintu nzamara, kuko hari igihe cyageze ngeze mu wa gatandatu nko mu gihembwe cya mbere yanga kumpa ibikoresho, aravuga ati uguma aha ngaha, ati wa mugani ndi kuruhira ubusa, si ukubatangira amafaranga mukagenda, ati wa mugani wa muze ubanza mba ndimo ndaruhira ubusa. Ndamubwira ko se ubu ngubu abantu bazabona naratangiye kwiga bigeremo hagati mbireke, urana batazaduseka nyine, ukabona none ari kubikora ari nko gusunika, ari kubikora ari nko gusunika, kuko wa mushinga byagezeho urahagarara. Tugeze mu wa gatanu igihe kigeze arambwira ati ndabona ari ukuruhira ubusa, ariko nkomeza amubwira ni ihangane, si ukuruhira ubusa batazaduseka. Nkomeza nsunika mbona ndayasoje, nubwo nasoreje ku manota makeya ariko byibuze nabonye narasoje. Yego ndabishimira Imana. Yego nasoje secondaire muri comptabilité. Nuko ubwo nibwo naje kwicara mu rugo nguma mu bwo buzima. Umugabo mbona yatangiye kujya ahinduka, akarara kuri boutique natahe, yataha ubwo ni ibitutsi. Namubwira ni se amafaranga yo guhaha ari hehe? Ati na maboko abiri kuri abiri, ariko naho ufite gukora ugashakisha, nzashaka kawunga nawe ushaka imboga, nshaka ifu y'igikoma nawe ushaka isukari. Mbona ibintu bitangiye guhinduka. Ndangije noneho nkajya mbwira abamama bari inshuti zanjye, habwa njyewe nimujya mu guhinga mujye mumbwira nanjye nze tujyane mbabagarire cyangwa nere ibyoroheje mu memba, ariko ku buryo umuntu wo ku ruhande atazajya abimenya, azajya agira ngo naje kubafasha. Mba mu bwo buzima. Igihe ariko cyaje kugera barabimenya ko nkorera amafaranga, unyeneye akaza akambwira, undi nawe yaba yamaye amafaranga akambwira ati fata yanga nabona ari bitavamo nkongera. Najya kuzana ibyo guteka kuri boutique yarambwiraga tuzajya uza nakubwiye, igihe nakubwiye ujye ubyihora, ntago nemerewe kujyayo atambwiye. Kuko hari n'igihe muzehe yajyaga aza udatabukwe n'abakobwa be bagakorera y'inama kuri boutique, simbimenye nkabimenya nyuma. Rimwe nigeze mpamagara muramukazi wanjye imwe ndamubwira ntese iyo mubona muza ni monsure mwumva ntari uwanyu, mubona amaherezo nzajya he ko nabajemo kandi ko ntaho nzajya? Arambwira ati buri wese akora gahunda ze nuko ubwonko bwe bumubwira, kandi nta umuntu hatamo urundi urukundo rutamurimo. Nuko yambwiye. Ndavuga ni sa, ndavuga ni ntago urukundo rubarimo, nta mpamvu yo gukomeza kurubashakamo, kandi ambwije ukuri ko ntawe uhatiramo undi urukundo. Ubwo igihe cyarageze umugabo nawe akomeza guhinduka atyo, rimwe akarara kuri boutique natahe. Ubwo sinzi ukuntu yaje gufatwa n'uburwayi. Hano gutya hasa nk'aho pararize kugenda bikanga igice cyo hasi. Umugabo wawe? Yego. Iwabo birababaza cyane, bati uyu mugore se twakubwiye mbere hose ngo umucyure waranze nta kazi kawe. Bavuga ko ari umuteye pararize. Ngo ninjye ngo bitera byose. N'urwanga akantu katubagaho twari dufite n'inkoko baraziba, ngo ninjye ngo wabiteye. N'urwanga ikintu cyose cyatubagaho kitari cyiza baravuga ngo ninjye wabiteye. Ngo nakeza ngo kava ngo ku bana baturuka mu miryango ikennye. Nicyo kuko iwabo bwo barifite. Ariko n'ubundi kuba mwifite nta mutima w'urukundo nta kintu biba bimaze, kuko nta mutima w'urukundo nahaboneye kugeza na n'ubu ngubu. Ubwo turakomeje turabanye muri ubwo burwayi. Ibaze ko mu burwayi bwe ntigeraga njya gucuruza, ahubwo muzehe niwe wazaga akamara nk'iminsi nk'itatu ariyo, ubundi agakinga agasubirayo. Aba bakobwa b'iwabo bakaza bakamarayo iminsi gutyo, kandi tutavugana tuhura gutyo. Abantu bari barayobewe umubano wacu nabo. Nuko ubwo igihe cyarageze gucuruza bisa nk'ibigenda gakeya, dusa nk'abahomba kubera kwivuza hirya no hino. Arangije arambwira ati tugomba kujya ku isambu. Ndamubwira nta kibazo. Turagenda tujya aho iwabo kwa muzehe bari bafite inzu, yabasabye hari akazu kari ku ruhande k'ibyumba 2, arakabasaba ati mume kari akazu mbe ngashyizamo umugore n'abana, ndabona ubuzima bukomeje kugorana. Urumva aho twari tugeze biri gusubira inyuma. Ibyo byose rero ari nako ndwana n'urugamba ngo ninjye uri kubitera.
ngo nyamara kandi yuza kubana na wa wundi wari inshuti yarihiye kaminuza kuko we yaje no kubona akazi yari umwarimu bakajya bahora bamunyorera bati ubu ngubu umwarimu sako utanga amafaranga yakagombye uriya mugore kuba yaragufatiye amafaranga mugatera imbere wakagombye kuba wivuriza muri Rama ubuzima bugakomeza ati uyu nguyu urabona ari uwo kuzakugeza kuki nawe banza yararebaga akabona umugani ibyo bamubwiraga ko ari ibyo ubwo turagiye tugeze aho ngaho kwa muzehe anjyana ahantu mu mabuye bahita ngo mu matare ngo iyi niyo sambu ngo uhaye uzajya uhinga ubwo ndahareba nkajya mazindukira mu gitondo nkadondaho bikanga ntago ibintu byo guhinga ntago nari mbimenyereye burya nubwo twabaga handi tutarimuka nabwiraga abamama nkabafasha ariko nabafashaga nko gutera kubagara ariko guhinga ntago byari ibintu byari guhita biza uwo mwanya yego ubwo igihe cyarageze muzehe aranyereka ati ahangaha mu matare niho nguhaye uzajya uhinga abantu bakajya bahansanga bakamubwira ati se muzehe ko rasi ukwica abana birane biki wabakoreye ko ufite amasambu wabahaye isambu nziza bahinga nabo bakeza niba kubera kumuseka kw'abantu yaduhaye ahandi ho guhinga aho guhinga noneho bikananira ngahinga imigozi nyicuritse n'imyumbati yego nayo nkayihinga nyicuritse bimwe bikaba bizima ibindi nibe bizima kuko ngo igihe twahamaze cyambere nk'umwaka inzara yaratwishe twagize inzara ariko we iwabo urumva dusa nkaho twari duturanye ni mu nzu mu yindi we bakamwitaho bakamuhamagara ntabizi bakamutwara bakamugaburira mbese urumva muri ubwo burwayi bwe nyine ntiyarakibasha gukora nsa nkaho ari njye wari wikoreye urugo nkajya guca inshuro abana nabo twari kumwe mugasonzana tugasonzana ariko njye najyaga guca inshuro nkaza ngateka ni ibijumba twaryaga ibaza ko hari igihe natekaga umwana muto akaza akambwira ngo ibijumba ngo byahiye wenda atari n'ibijumba wenda nshyizeho nk'amazi y'ubugari ibijumba byahiye kubera guhora mbese ni ibijumba twahora ibijumba hari igihe cyageze umushogoro nisinzi niba uwuzi cyageze yego niwo natekaga nkashyiramo umunyu tukarisha ibijumba mana mbega ubuzima we bibutse intoki gutya zari zarabaye icyatsi kibisi kuba twarishaga intoki umushogoro buri ufite ukuntu ugira amazi y'icyatsi kibisi tubayeho gutyo n'abana ubwo aho mu cyaro kwa muzehe nahabyara urumva twahagiye ntwite inda nkuru nza kubyara ndakomeje mbayeho mu ubwo buzima mbyara umwana wa gatatu tubana n'umugabo n'ubundi noneho muri iyo pararize ariko ntabwo byari nka pararize cyane uko yabashaga kugenda ariko agaseta gutya ibirenge yasetaga ibirenge mu mbaraga nkeya ubwo turabanye mbyaye umwana wa kane uwo umwana wa kane mutoya afite imyaka 4 n'igice ari hafi 5 nibwo bamutwaye ngo bagiye kumuvuza ahantu bita ngo ni bari Nyagatare bari Gatsibo ngo niho ari niko mbyumva baramutwaye bajya kumuvuza nasigaye mu ubwo buzima njyenyine umeza kubaho ngo urumva umuntu wasize mfite umwana w'amezi 7 akaba afite imyaka 4 n'igice amaze igihe nta kumvugisha nta kumbaza ati se bimeze gute gusa hari amakuru numvishije ko ashobora kuba yarabanye na wa mudamu ko wa mudamu nawe aho yageze ntago yabyaye wundi yarihiye yego ntago yabyaye yashwanye rero naho yashatse nawe ngo kubera kutahabyara kandi noneho aho ngaho aho nari mvuze i Nyagatare niho ngo umudamu niho yari yubatse n'undi naho ngo niho bagiye kumuvuriza niho yagiye kwivuriza ngo bagiye kumushingira njye niko mbitekereza kuko nigeze numva isa ari kuri telefone arimo aravuga ngo ariko ubundi ngo abana bivuze iki ngo niba ari abana ntubafite ubwo rero mpita mbihuza nuko bavuga ngo uwo mudamu aho yagiye ntiyabyaye nekereza ko undi yavuga ati ese ikibazo cyo kubyara ni iki wenda reka gutekereza nta makuru ufite agaragaza yuko yashakanye n'umu ex we oya ntayo mfite nuko gusa mbitekereza ndabihuza nkabikora ntabwo anyitaba gusa ejo bundi nibwo yanyohereje message arambwira ati wanze gutaha kujya iwanyu uri muzima uzataha wararwaye kanseri y'umutima nawe bakuvuze ati nanjye sinari niyanze ubwo ndavuga nese kanseri y'umutima uzaterwa n'iki ngo no kuhora nshavuye
kuko nambwaga sha murancavuza mukambabaza kandi ibintu Imana izabibahora kubera yuko nanjye ndi umuntu nk'abandi kandi mwibuka ko namwe mwabyaye abakobwa n'aba bakobwa banyu mwibuka ko nabo bazabyara abakobwa nukuvuga ngo nawe yagezeho yinjira mu bintekerezo za papa wiwe kuko barahuza cyane kuko se nawe inshuro agenda aho ngaho za Nyagatare agiye kumusura uwo mugore barabanye kuko noneho mu minsi mikuru ejo bundi kuri bonane ari ukuntu bajya baterana iminsi mikuru bose bakaza bose baraje gusa we ntago yaje bose baraje abana babo ngiye barambwira ngo abo bana bawe ntutume bagera ahangaha kuko n'urusinga ruduhuza umuriro kuko iyo nzu basanga installation ni imwe bararukase kugira ngo nazajya ncana ngo sharijeri ndacaginga nshaka umuriro ncaginga hanze mu baturanye cyangwa se nkajya kwishyura bakankiriraho barifuza kuva mu rugo barashaka yuko mbavira mu rugo kuko barabimbwiye yabinyeruriye kenshi muzehe arambwira ati singa ushaka ahangaha ano baturanye ariko bakambwira bati ariko wazigendeye nta wanyugira nanjye nkareba nk'abase nzajya kwa tante abantu umuzehe yanyangaga ndi njyenyine azanyemerana n'abana bane nabyo nkumva ni ikibazo none se nimava nkagenda nkajya kwikodeshereza nzakora ikode ry'inzu niba njya guca inshuro nkacyura amafaranga 2,000 nkabona ibyo kurya by'abana bigoranye nzajya kubona amafaranga y'ikode ry'inzu gute wa mugani nanjye kukoza nanjye kwera iki mu rugo ni izo mpungenge ngira zo kwishakamo ubukode bw'inzu kandi noneho umwana wanjye mukuru w'imfura yiga mu wa 6 primaire yaratsinze atsinda ikizamini cya leta bamwohereza ku ishuri ni ukuvuga ngo yize wumva abantu bategeze banamfasha ngo umwana aratsinze ngo aratsinze bamfashe ngo n'ubundi ngo nukurihira rubanda ntago ari twazakiza zakizanye nanga abana b'abahungu bakiza ba nyina umwana yize yarangije tronkome ni ukuvuga ngo aho yigaga ndakeka hari amafaranga menshi n'abana cyari 50,000 ariko cyiza cyo muri leta buriya leta ni umubyeyi uriga ugakora ibizamini yarinze atarangiza tronkome ntarabona biroteye bona umwana yimuka ataha gutyo aza gutsinda tronkome nawe ajya kwiga ariko byagezeho biranga neza arataha aragatsinda nabagamo naragujije mugurira igare ubu ngubu arimo aranyonga yavuye mu ishuri yarivuyemo ariko ambwira ati mama humura njye umunsi nayagwijije nzasubira kwiga mfa kuba ishuri ryanjye rihari ariko kuyagwiza ntabwo ntibikunda rumva aragenda niba yabonye akazana akaduhahira tugafatikanya mbese navuga ngo niwe mugabo wanjye niwe mujyanama wanjye mbese niwe byose byanjye ntabwo ajya hamagara papa se mubaza ati bite ntago telefone yicamo uretse ejo bundi nkacemo nk'amezi 7 twabonye message yambwira gutyo abana ndababwira ni muze murebe rero umwana yambwira ati sema wazaritse tukagenda ubu ngubu amafaranga ntago nzajya nyabona tukishyura inzu nabwo nkabona biracyari ikibazo kugira ngo uhangayikire ibyo kurya uhangayikire inzu waba uhangayikiye kimwe muri ibyo ngibyo ibindi bikazaza gusa ariko ntago umusaza yifuza yuko mubera mu rugo arifuza ngo uzamvira ahangaha ugende inzu yanjye ndashaka kwishyiramo abantu hamwe muzehe nanjye nzajye mwishyura ati simbishaka naho zitaba uzajye gushaka indi nzu ujye gukodesha natekereza kubuzukuru be oya ibyo ntago babibamo ahubwo ari jya avuga ngo ngo twabwirwa n'iki kaba abana ari abacu ndavuga nese mwazagiye gupimisha ikoranabuhanga rirahari mufite uburenganzira bwo gupimisha ntibituma abana bawe banga kwa sekuru n'ubundi ntago bahiyumvamo gusa nabo barababara kambwira ati nk'umukuru cyane akunda kumbwira ati sema tuzabura kwa nyogokuru byara mama tubone no kwa nyogokuru byara papa koko ataba abantu ubundi mwazaritse tukava hafi yabo bose tukagenda ku buryo nta n'umwe uzongera kutubona byagezeho nekereza kwiyahura ndavuga nayo ku bundi uwakwiyahura nkaruhuka ko mbona ibi bintu bikomeje kugorana ndanabitekereza neza umutinda nawugura ariko bigezeho agahinda karanyica ndabana sinshaka kubabaza abana banjye nabo ko tunabivugaho ntabwo ari ikintu cyiza cyo kuvugaho n'icyo kurata rwose ubuzima bwakomeje gute sinshaka ibintu byo kwiyahura rwose n'umuntu witekereza gusa nyine
kubera guhora mbabaye iteka ryose bingarukamo nkabitekereza nkavuga ni wenda ubuzima niho bwarangira, mbese nkumva yuko wenda naruhuka niko nabitekereza. Gusa Imana ijya imbabarira guhora mbitekerezaho no guhora bingarukamo. Ibigenda ibyo bintu byo kuyobora ntabwo ari ibintu, sibyo? Hari byinshi byo gutekereza ku bana bawe, umva icyo gihe waba wikunze. Umwana wamusize he? Ntawe. Nabyo ndabitekereza. Utekereze muri iyo sense. Umwana wamusize he? Imana nihindura ubuzima ikabihindurira umwana atari kumwe na nyina, yagakwiye kuba ari kumwe na nyina ngo amuhindurire n'amateka, umva utazaba wikunze? Yego, naba nikunze. Twikomereze. Igisubizo nize kukibonyemo. Kwiyobora ndakibonye, ntabwo ari umuti. Ubwo nakomeje nyine kubaho gutyo, njya guca inshuro, umwana nawe akaba umunyonzi, akazana tugahuriza hamwe. Igihe cyo kubonana nibyo nari mvuze, baraje barambwira bati nta mwana we dushaka ahangaha. Gusumbwira wenda ntabwo famiye cyangwa abaturanyi na famiye iseka kwa sobukwe barabaseka, n'abakire. Umwana wabo, umwuzukuru wabo agiye mu bunyonzi, aretse ishuri agiye mu bunyonzi, barabaseka cyane, bo bakitwaza ngo barabana ngo si abacu, ngo nta cyizere dufite ko ari abana bacu, ngo n'ikimenyimenyi ngo na se yarabataye. Ubwo rero urumva umuturanyi we nta kintu yabivuga, gusa ariko barabagaya kenshi, baragaya kuko naho tujya mu matsinda cyangwa mu miganda bumva barimo kubavuga, ariko kwa ko umusaza asa nk'uwifite mu iyo karitsiye nta wamuvugaho. Igihe cyo kuri bonane rero nagize gutya, bari mu rugo bakoze ibirori pe, mbibona ko bafite ibirori, nta wigeze ambwira, nta mafaranga nari mfite. Umwana arambwira ati ndagiye, tari umubosi nkunda gukorera, ati yambwiye yuko azamubonane. Ndamwira nta kibazo, genda nanjye ndibuze gushakisha. Nari mfite amafaranga 2,000, ariko nkabona nta kintu kiri kuvamo, ndagenda. Bari babaza rukono mu byaro babaga mu makaritsiye, bari babaze, ndagenda negera umugabo wari wabaze, ndamwira muze harambwiye mushakira iby'imbwa by'1,000, kwa muze bafite imbwa. Undi nawe arandondorera ari ibyo hasi, ibirimo amayezi, birimo iki byose arandondora, ariko njye nari mfite gahunda yuko ari byo ngiye kugenda nkarobanura, nkarebamo ibyiza tugateka. Ariko noneho kwa kundi ari kubivangavanga, nkajya numva namubwira ngo ibyo wibishyiramo, ariko nkavuga nimba mubwira arahita mvumbura. Naremeye, ndafata byose ndazana njyana mu rugo, ndarobanura, ndacangura, ndabitogosa. Umwana yatashye nko mu masaa 9 saa 10. Azanye ibirayi aho kwa sebuja nyine, nabo bari bamuhaye urunyogwe, arazana turateka natwe. Umunsi mukuru ugenda gutyo. Mu by'ukuri ntabwo nakirengagiza icyo kintu ko kibabaje, kumva yuko ku munsi mukuru abantu barimo baranezererwa, ndi kumwe nicaranye n'amaraso yabo, nta wanekereza ngo avuge ati ngwino uyu muntu nawe azahangaha mu bandi. Barinze nabo bashiki be, nabo bakuru be, afite bakuru be 2, nta wigeze ngeraho ngo avuge ati se abana bacu bameze bate, umukazana wacu ameze ate. Ubwo baragiye, naherutse baratashye ubwo ngubwo kubera ubukene. Ikindi dusoza, gishengura gute umutima wawe? Biranshengura cyane, nkumva najya ahantu batandeba, kuko sinifuza kubona umusaza. Nanjye iyo murebye simba, ntago mufata nka data bukwe, mufata nk'umwanzi wanjye, kuko iyo murebye iteka ryose ntago nkurura isura y'ubumuntu bwe, kuko mba mbona ari afite ubunyamanzwa. Uvuze ijambo rikomeye, ni nk'igiki navuga ngo yakweretsemo ko ari umwanzi wawe kugira ngo abisobukwe? Urumva yarambwiye ariko ngo ubundi ngo uburwayi bwafashe umuhungu wanjye, ngiyo bufata wowe ngo nawe nyoko akaguhomba ngakumva ko bimera. Ndavuga ni se umuze ubu koko uburwayi ni njye wamuterereje, nanjye si yo ndwara, ubu yaza ko ari njye warwaye. Ubu abana baba bakiriho niba barateraganye, ko bavuga ngo umwana ni nyina, ubu yaza ko ari njye warwaye. Ubu ntabwo byari kuba ibibazo, ariko abana ndacyababumbatiye, baracyari mu muryango, nubwo mutabashaka baracyari mu muryango. Muzehe yarambabaje cyane, yarambabaje, yambwiye amagambo mabi, kumbwira ngo nanjye. Niwe watumye utandukana n'umugabo wawe kubikeka? Urebye niwe cyane, ntago ariko mbikeka niwe, kuko buri munsi guhora bimubwira noneho umugabo nawe yabona tugenda dusanga basubira inyuma, nawe akabyumva ati wa mugani ibyo muzehe avuga ni ukuri. Kuko hari igihe twicaraga n'umugabo nkamubwira ni uko kwa runaka bubatse bagiye muri ya nzu yabo n'akanya,
ngo nese ko yashatse neza ngo rega ngo kuri iki gihe ngo ntago wakubaka ngo udashyigikiwe. Wowe n'igihe yajyaga ambwira akanyorera ngo uretse ngo akavarisi k'amakayi watahanye se n'ibihumbi 10 hari ikindi watahanye, ubwo ngo iteka ryose nkahora nyurirwa ibyo bintu ngo natahanye akavarisi k'amakayi n'ibihumbi 10. Ni ibyo ngibyo nacyurirwaga, kandi urumva ni na muzehe yarabizi, urumva barabiganiraga muhaye amakuru. Yego. Ndetse ubundi ikintu cyatumye arikana na wa mukobwa yarihiraga kaminuza niki akajya kuri wowe? Uwo mukobwa yari yaramwanze. Umukobwa niwe wamwanze. Kandi yaramuriga. Umukobwa niwe wamwanze arigendera, iwe ntiyabibwira iwabo bakomeza kugira ngo baracyari kumwe, batungurwa rero no kubona ari njyewe turi kumwe. Rero bakomeza kurwana iyo ntambara. Bivuze ngo impamvu umugabo yakwemeye nuko yari yanzwe nawe. None mbwira niye mpamvu urumva ngiye kunshaka uwo mukobwa yari yaramwanze, yamaze gusoza kwiga akajya ngo amuhamagara ntamwitabe, agenda ubwo ngubwo kuko ngo bajyaga amakuru bajyaga bavuga bashiki be bavuga ngo yaramutegereje ngo ko aza bakomezanye gahunda aramubura, telefone ayikuraho, birangira nyuma yumvisha ngo yarashatse. Urumva ngewe kugira ngo tubane ni nko kubura uko agira, hari yaramaze no kuba mukuru. Niko nabibara ntagiye twakundanye. Nawe yakuriye segonderi ariko? Yandiye segonderi ariko se urubuka ko urebye yandihira umwaka wa 6 kuko mu wa 5 nari mfite umushinga wandihiriraga. Kandi ari atwongeragaho n'ubundi tante yakomeje kujya yohereza bya 5 n'ubundi yarabyoherezaga nkabishyira, cyakoze wenda n'ibikoresho yanshakiraga no kuba yasigarana umwana. Gusa nabwo yarakoze. Wabonaga mubanye ntabwo wenda yakwerekaga ko hari undi mukobwa yakunze ngo ubone utumenyetso? Oya, ntabyo yanyerekaga kuko ahubwo yatangiye kugira ingeso mbi muri icyo gihe. Nyuma yatangiye kugira ingeso mbi nyuma nabwo, ariko nkabona ntatashye najyana nk'ibyo kurya akambwira ngo bisubizeyo, ko banga kumereza amafaranga yo guhaha, namwanima amafaranga yo guhaha akambwira ati na maboko 2 kuri 2 nawe urayafite. Mbese aho niho naboneye yuko atangiye kujya acika intege zo kubana kwanje nawe. Ati ubundi wazagiye gushaka akazi abandi ntibashaka bagakora, ati ngiye ndicuza n'amafaranga nagutanze. Mbese nkabona yuko nawe yinjiye muri yanjyana ya papa we. Yego. Wumva iyo papa atabigenza gutyo mumugeze kuki? Tuba tugeze kure ariko cyane n'uburwayi, ariko burya iyo ushobora kurwara ukagira abakuvuza ugakira, hari n'urukundo n'umubano mwiza, ugakira ubuzima bugakomeza. Kandi niyo burya utakira, hari ukuntu benshi bafite uburwayi kandi butakize kandi batera imbere bakanabana mu mahoro. Ahanini rero cyabiteye ni uwo mubano wa papa we yatabyivangamo ngo yivange mu rukundo rwacu. Ufata gute sobukwe? Gusa nyine kamwe ko kubaha nk'umuntu mukuru kuri wowe ntikabura, ndamwubaha nk'umubyeyi unduta umbyaye, ariko ndamwishisha ntago mwisanzura nkuko nakagombye ko mwisanzura kuko niwe mubyeyi naje nsanga, nta wundi nari mfite wo kuba nasanga ngo mbere umubyeyi. Ariko byatumye mwishisha ntago nakamwisanzuyeho, nukuvuga ngo simfite onganira nawe. Hari ukuntu ubonye ikintu kigushimisha cyangwa kikubabaje ukabura uwo wakibwira, nagombaga kubimubwira cyangwa bibwira nabo bashiki be cyangwa se n'umugabo nawe nkabimubwira. Ariko ubu ngubu byaribanye, naho ngaho ndi cyakoze nk'umwana wanjye mukuru niwe tugerageza kuganira, ariko nawe hari ibyo ngarukiraho namuganiriza, nkabura mbiganiriza bikaguma mu mutima wanjye. Kandi kubyimba mu mutima cyane niko ko wakundi guteza ibibazo. Ni iki cyakobaje kurenza ibindi byose? Ibintu bibiri byakobaje kurenza ibindi byose kuri ino si? Ikintu cyambabaje cyane ni ukuba ntarabanye n'uwo nakundaga, kuko numvaga ari byo bavuga ko urugo ari paradizo, ari ijuru ritoya. Numvaga ko rero ubuzima nanyuzemo ndi mu bwana bwanjye numvaga ko bugiye guhinduka, ariko ntibwabaye nk'uko nabishakaga. Nta munezero, nta rukundo nabonye mu rugo nk'uko nabishakaga. Icyo kintu cyarambabaje ku buryo numva nta kindi kintu kiteze kuzanshimisha icyo kitaranshimishije. Turasoje. Ubu umuntu uri kumva muri kano kanya wamubwira inkuru yawe gute, yagufasha gute? Njyewe umuntu uri kutwumva aka kanya icyo yamfasha, numva ngize nk'amahirwe nkabona ubufasha bwa minerivare y'umwana agasubira mu ishuri.
byanezeza cyane kuko kubona umwana atari kwiga kandi ari umwana uzi ubwenge birambabaza. Mvaga ari umwana uganira akanyereka ko afite ejo heza hazaza. Ikindi numva uri kutwumva yamfasha ngize nk'amahirwe nkabona aho kuba, nkabona ikode ry'inzu, nkava imbere y'umusaza kuko sinifuza gukomeza kubana nawe pe. Birambabaza guhora mubona kandi urumva n'umurima yari yaramaye yo guhinga yarawunyatse. Ubu ndatisha nkahinga inerane, nicyo kimbesheje imirima yarayinyatse. Abana bamaze gukura ntabwo bajye bagira gutya ngo batongane n'umusaza bivemo ikintu kitari cyiza. Oya, ntabwo batongana kuko twebwe dusa nkaho baduheje, turi ku ruhande. Ni ukuvuga ngo tuba mu kacu nabo bakaba mu kabo, duhura bagenda, cyakoze barahura bitesha, ni byiza agakomeza. Urakoze kuba natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Vuga nimero ya telefone yawe. Nimero ya telefone yanjye ni 07 19 12 160. Urakoze. Murakoze cyane.